nk'ibisanzwe bikabera. Iyi ni CBC Cinema Center, tugiye kongera kurebera hamwe ibishobora gutuma story yacu ishobora kuba nziza. Twagiye tubona amasomo menshi atandukanye yose agamije kugira ngo dushobore kuba twagira story imeze neza. Iyo ufite story imeze neza, script yanditse neza, no kuvuga ngo bishoboka ko na filime yawe igomba kuba yaba nziza uko byagenda kose. Icyo usabwa ni kirero no kuba kwandika story yawe cyangwa se kwandika filime yawe witonze, wujuje nibura ibisabwa byose kugira ngo story yawe ishobore kuba imeze neza. Noneho nawe ugakurikirana kuvuga ngo ese umuntu uzayikora cyangwa se umudirector uzayidirectinga ari kwisobanukirwa neza bitewe n'uko nanjye nayanditse. Bivuga ko na director nawe agomba kuba iyo story yawe usa naho muyumva kimwe mu gihe nawe uri umwanditsi, ariko hari uburyo ugomba kuba uhuza na director. Ubu tugiye kureba ibintu bitatu by'ingenzi cyangwa se kugira ngo story yawe ibe ifite ireme, igomba kuba yujuje ibintu nibura bitatu. Muri ibyo bintu bitatu, icyambere story yawe igomba kuba yanditse mu ndangihe cyangwa se icyo twita mu gifaransa present tense, mu Giswahili ni wakati uliopo. Ni kuvuga ngo umuntu kubara inkuru harimo conversation, harimo ikiganiro icyo aricyo cyose kiri kuba kikagaragaza ko kiri kuba uwo munsi. Akenshi iyo story yawe yanditse gutyo bigufasha kugira ngo cyangwa se bifasha audience cyangwa se abagukurikiye audience kugira ngo bashobore kuba bamenya uko inkuru yawe igenda ikurikirana. Iyo habayeho kurakonta cyangwa se kugaragaza ibyahise mu kiganiro, hashobora kugarukamo flashback, nabyo tuzabibona, cyangwa se hakabamo nuko baganira barakonta iyo story ariko bavuga ko ari mu gihe cy'ubu, ariko muri conversation bikaba ari nkaho baganira ku byahise. Icya kabiri, ukaba uzi ku introducinga umukarakter wawe, the known appearance, gusobanura umukinnyi uwo ari we, gusobanura uwo mukinnyi uwo ari we. Urugero tukavuga tuti wenda ni umugabo mu kigero cy'imyaka runaka, yambaye gutya, afite uruhara cyangwa se afite imvi, yambaye gutya, ni munini. Ibyo gereranya cyangwa se uko kumushushanya, kumwintroducinga, bigatuma direct igihe azaba ari muri casting bishobora kugira ngo amenye umukarakter wifuza ameze ate. Icya gatatu ni kwandika imboni kurusha kwandika intekerezo. Wenda tuvuge nk'abantu bakiri mu nzira y'amajyambere kuri sinema, akenshi gukora story ujyana n'imboni. Iyo mvuze imboni ni iki cyangwa se n'abandi bose bavuze imboni, nuko ushobora kwandika story yawe ugendeye kuri environment, ibintu tubamo mu buzima bwa buri munsi. Nibyo bishobora kugufasha kugira ngo wandike story yawe imeze neza. Nibwo buryo rero nahisemo mvuga nti ushobora kwandika mu buryo bw'imboni kurusha uko wakwandika intekerezo. Intekerezo ushobora kwandika nk'ibintu bitabo, kumva ari story ubonye nk'urugero, usanga umuntu yanditse story ngo akayita ngo igi ry'igisimba runaka, kandi mu Rwanda tuzi ko ibisimba bikarishye nk'igi rya dragon. Urugero ya nkuru rigeze kwibona, ni story ishobora kuba itumvikana kuko ntabwo ushobora kwenda no mateka ya Afrika cyangwa se mu Rwanda hano iwacu ntabwo byigeze kuba kwenda za dragon zahabaye, kuko ntabwo ndabyumva baba yarabyumvise abimbwira. Ni ukuvuga ngo rero yanditse story ukandika mu ntekerezo mu mboni kurusha intekerezo birushaho kuba byiza, kubera ko ni situation y'ubuzima ubamo bwa buri munsi, mu gishobora kuba hari icyo ushobora kuba ugiye guhinduramo cyangwa se ugiye kongeramo, bishobora kugira icyo byagira gute, bishobora kugira icyo byagufasha. Ibyo ni ibintu bitatu. Ikindi tugiye kureba hamwe kugira ngo story nayo ishobore kuba nziza, nyuma y'ibyo bintu bitatu tugiye kureba icyo twakwita nka scene format cyangwa se imiterere ya scene igomba kugirwa n'ibintu nibura bitandatu. Ku bakoresha Celtex, abakoresha Final Draft, abakoresha Adobe Story, ngira ngo uburyo nagiye mbasobanura uburyo Celtex ikora, nagiye mbereka bimwe mu bintu biyigize. Ibyo bintu bitandatu harimo scene heading, hakabamo action, hakabamo character, hakabamo dialogue, hakabamo pathetical, hakabamo na transition. Ibyo ni ibintu bitandatu. Biri kwandika story byanga bikunda ibyo bintu bigenda bigaruka. Usubira inyuma ku masomo twagiye turebera hamwe, ushobora kureba uburyo twakoresheje Celtex, uhita ubonamo ibi bintu uko ari bitandatu igomba kuba iyi format yawe yujuje. Ukareba biriya bitatu twarebye haruguru, ukareba n'ibyo ngibyo bitandatu muri Celtex. Niba ugiye gukoresha kwandika wenda tuvuge ukoresha intoki cyangwa se uri kwandikira muri Microsoft Word utari gukoresha Celtex, hari abajya bambwira ngo gukoresha Celtex yagiye akenshi bibagora, ariko iyo amaze kumva izi 6 format
biramworohera kuba yagira gute kuba yakwandika akoresheje Microsoft Word, nabwo nta kibazo kiba kirimo. Ariko ibyo bitatu twavuze haruguru, these 6 format nibyo bintu bishobora kugufasha kugira ngo ushobore kuba iyo story yawe ukurikije bya bintu twagiye tubonera hamwe bishobora gutuma iba nziza. Ikindi kandi iyo turi kuganira mu buryo nk'ubu ni ukorohereza umuntu kugira ngo umwanditsi we wese mu buryo yandika, uburyo atekereza, yumve ko bitagombye kumugora gukora story yishyiriraho umupaka mu kuba yakora inkuru, kubera ko icyo utekereza cyose muri industry ya sinema burya kirashoboka, biterwa n'aho ariho. Ariko we never know, anytime bishobora kuba byakunda cyangwa se story yawe umuntu akayikunda, wayiganije umudirector cyangwa se hari undi wayigejejeho ku buryo ubwo bushobozi buba bwaboneka bwo kuba bwayikora. Bivuga iki cyo nshaka icyo gabije hano, icyo utekereza muri story, icyo utekereza muri film, byanga bikunda cyose kibagira gute, kiba gishoboka. Ukore inkuru ijyanye n'intekerezo z'ibintu ubona koko bishobora kuba ari ibintu bishoboka muri area urimo cyangwa se location urimo. Bivuga iki? Ushobora kwandika inkuru yawe utekereza ngo tuvuge umujyi cyangwa se amazu maremare, ariko ukaba udafite uburyo bwo kuba wakase kujya kwandika filime ivuga umujyi munini. Uyu mujyi munini umeze nka New York cyangwa se Washington DC cyangwa se Ubufaransa, uyu mujyi tuzawukura hehe? Icyo bigufasha ni iki rero? Icyo bigufasha ni uko iyo uzi gukoresha setup zitandukanye, aho tugeze ku bantu kuri baba director cyangwa se studio runaka za producing filime, nuko nibura hagomba kuba harimo abashobora kuba bakora ibyo byifuzo byawe washyize ku rupapuro. Urugero, hari umuntu ushobora kuba zikoresha Blender, hari umuntu ushobora kuba zigukoresha Max, hari ushobora kuba akoresha Maya, hari ushobora gukoresha Cinema 4D, hari ushobora gukoresha 3D game. Hari amasoft menshi akura 3D ashobora kugufasha kugira ngo ushobore kuba wakubaka ibyo bintu byawe wifuza. Iyo mvuga ibi ngibi ni kuri cya kintu navuze haruguru, no kugira ngo wowe umwanditsi, kuko akenshi story nani film kugira ngo ushobore kuba nziza nuko ibishingiye ku mwanditsi, ni kugira ngo wowe umwanditsi woroherwe no kuvuga ati ese bya bintu ngiye kwandika birashoboka na hano iwacu. Yes, birashoboka. Urugero, reka dufungure wenda nka Cinema 4D dukoremo inzu ishobora kutwereka uburyo ushobora kuba wakora umujyi wawe bitewe na story yawe, uburyo uba wayanditse. Okay, Cinema 4D nukifunguka, mukurikiye kugira ngo tujyane turebera hamwe uburyo dushobora kugenda dukora. Okay, ufungura cube, zoom out, ukayizamura inzu yawe ukayigira ngari, uko twatangira cube. Ibintu byose nabyo bisaba imibare. Abantu benshi bazi ngo iyo ukwebye imibare ngo ntawe uzahurira nayo. Niyo muri sinema biba bisaba kuba hari imibare uzi kugira ngo ushobore gusayizinga ibyo ushaka gukora. Mbibutse ko n'abantu bakoresha abantu bize construction, bashobora gukoresha zira soft bakoresha mu buryo bwo gukora 3D, bakora ibintu bya construction by'amazu, kubaka ibiraro, ariko bikaba biri muri 3 dimension.
dusa n'abakase amadirishya ni hejuru y'inzu, impande zose rero kugira ngo hejuru rero bigaragare ko ho ntabwo tuzakata amadirishya, turahasaba tuhavanyeho. Ni select tujye no kuri no hasi aho inzu iteretse nko muri fondation cyangwa se aho inzu iteretse, nabwo select. Ikintu cyose muri sinema nta kidashoboka. Uburyo ukoresha bupfa kuba gusa ari ubujyanye n'ibyo imboni zawe na situation tubamo mu buzima bwa buri munsi. Murabona ko inyubako yacu tusa naho tuyigeze kure. Ntabwo ari ibintu bifata umwanya muremure iyo ufite ubumenyi. Kuri Cinema 4D cyangwa se abakoresha Blender cyangwa se abakoresha Maya cyangwa se 3D game. Okay. Ngira ngo murayibona aho tugejeje. Urabona ko igorofa yacu ibintu biri very easy. Biterwa n'uburyo story yawe, niba ushaka umujyi, niba ushaka filime izakorerwa mu mujyi kandi udafite ubushobozi bwo ahangira ngo murabibona etaje yacu twayirangije. Ni ukuri kugaragara ku ruhande rumwe kuko ari 3D, uru ni rwo ruhande turi kugaragaza, n'izindi mpande zagaragara. Murabibona
ukayikuramo imwe cyangwa se ukayikuramo ebyiri, ushobora no gukuramo nyinshi bitewe n'umujyi wawe uburyo ushaka ko ugomba kuba ugizwe n'inzu zinga, cyangwa se ugomba kuba hari uburyo ugomba kuba ugaragara. Murabona ko inyubako zacu zirenze imwe. Ushobora gukora umujyi wawe mu buryo bwose, ushobora gukora umujyi mu buryo bwawe bwose wifuza, amazu yose wifuza, ayo utekereza yose, ariko apresentinga ahantu hariho, cyangwa se ahantu hariho wongeramo ibindi bintu. Impamvu y'ibi ngibi nk'uko twanabivuze haruguru ni kugira ngo ku bantu bandika, abantu bakora story, kugira ngo story zishobore kuba zagera kure. Akenshi umuntu ukora story, yakoze story nziza, ashobora gutuma umudirector nawe aba open, akaba yayikunda bitewe n'uko story ye iba imeze neza. Bikaba byatuma n'abakora 3D bashobora kugira gute kuba benshi bitewe n'ikintu umuntu aba yifuza. Wenda tuvuge urugero, tubone nka filime hari abantu bakora amafilime, ukabona banditse ngo filime ngo uburyo situation izaba imeze muri 2100, ukabona uburyo inyubako icyo gihe vision y'ahantu izaba imeze. Habona uburyo babikoramo n'ubu. Impamvu rero kugira ngo mbereke muri Cinema Forward kugira ngo umuntu w'umwanditsi arusheho kuko focus y'ahangaha kuri Isimbi Cinema Center ni uburyo bwo kugira ngo story zacu zishobore kuba zanditse neza. Si cyo gusa, hari n'ibindi. Ni ukugira ngo umwanditsi ashobore no koroherwa kumva ko icyo atekereza ashobora kuba yashyira ku rupapuro, cyangwa se icyo abona gishobora kuba yashyira ku rupapuro mu mboni ze, kuba hano hantu haba location nziza gukiniramo. Ariko byaba byiza umuntu haba hari inzu, haba hari ikiraro, kuri bya bintu ubona wifuza ko hagomba kongerwamo ibindi, za mboni zawe hakongerwamo ibindi hakoreshejwe amasoftware atandukanye. Reka tubashimire, tubifuriza ibihe byiza, mukore subscribe. Abambajije muri comment ati tubifuza ko waduha address zawe cyangwa se namba zawe, uwashaka kunyandikira cyangwa se afite icyifuzo yashyira muri comment, then ushobora no kumubona kuri Facebook ya Isimbi Cinema Center. Murakoze, ibihe byiza.